umuntu bita Pastor Claude nanakubwiye ko nazongera kukwita Pastor Claude. We Pastor Claude wowe Claude je hubwo Imana irandinde kongera kukwita pastor umukozi w'Imana. Iri breaking mfite mbaza ngo ni iyi breaking news mfite. Ibi biravugwa yuko nta kibazo umuntu witwa Regis na MICKY bafitanye. Ngiye mu mwandiko uyu mwandiko ngwinjemo nkumira. Wowe na buretse gato uwinjemo nk'ingoma mashi y'igihugu cyane uwinjemo nka SKY2 wabagahe special material youth inspiration muntu ugeze kuri uyu munota more neza bandebero kuri uyu munota nibwo twinjiyemo uyu mwandiko impamvu mwinjiyemo ninjiyemo nkubira umuntu bita Pastor Claude nanakubwiye ko nazongera kukwita Pastor Claude nzajya mwita Claude. Impamvu mwita Claude nukubera yuko nta hantu nzi wigeze utanga ikibwiriza namwe no kwitwa pastor. Impamvu nakubwiye ko mwita Claude nukubera yuko nta hantu nzi bigeze bakwimika, nta n'urusengero wigeze usenya ngo wenda numve yuko wari ufite n'urusengero bita mu kibati yuko barusenye. Hari abapasiteri tuzi bagiye bashinga insengero mu bibati bakazikoreye tukamenya ko hari n'ahantu bakoze ubutumwa bwiza. Wowe wakoreyeho ubutumwa bwiza ninde wakwise pasiteri? Ninde muntu wigeze kwimika? We Pastor Claude wowe Claude je hubwo Imana irandinde kongera kukwita pasiteri umukozi w'Imana. Wowe Claude ninde muntu wakwimitse? Ikibazo wibaza ninde muntu wakwimitse? Witwa pasiteri mu buhe buryo? Ubwiriza hehe? Wabwirije hehe? Imyaka yose nagukurikiranye kuri YouTube ko nta nahantu nigeze nkubona na Bibiliya bende uri no gukora ubutumwa bwiza bw'Imana. Wowe unifate niba uri na pasiteri pasiteri ujya mu matika atanabwiriza uwo ni pasiteri nyabaki. Ijambo ryiza wigeze uvuga muri Bibiliya nk'ubu nanjye nshobora kuza nkavuga ijambo ry'Imana nkavuga ati muri Zaburi ya 34 umurongo wa mbere haravuga ngo nzahimbaza Uwiteka iminsi yose ishimwe ryiwe rizahora mu kanwa kanjye iteka. None se ubu wowe wari wavuga irihe jambo ryiza ry'isana mitima? Natubwire Pastor Claude mbwira ahantu wowe wigeze wowe Pastor Claude ahantu wigeze uvuga n'umurongo n'umwe wo muri Bibiliya. Buretse igihe twigeze guhura kwa Bapti turi kumwe na Kamaro kambwira ngo ugiye kunshyiraho ibiganza nakubwira ati ibyo biganza byawe ntabwo byatuye comoka wiza kunsengera. Uransengera mu biki? Urandambikaho ibihe biganza amavuta ufite na yake nagakurusha Bibiliya? Ndusha Bibiliya se mu buhe buryo? None se cyeko nakuriye muri Ecole d'Isaba nje nizi ijambo ry'Imana uyu nguyu yari yabwiriza Benovi igiye ko kubizi Pastor Claude ntabwo yabaga igasanze muri quartier ari igiheka. Ngira ahantu igiheka kutanigeze ubwiriza ahantu ko amakuru nayaperereje Pastor Claude wagiye gusengera ibyawe karukuza nk'ubu ngubu urashakira iki? Aba bana ba VESTINA urabashakira iki? Ingo zanyu nimba zibananiye mwaratsiza abandi zikakomera. Ubu rugo rw'uriya mwana urarwataka urushakamo iki? we ngo na kamarade ngo bahuje ikibazo. Urugo rwa VESTINA n'umugabo wiwe urabashaka hiki? Ubyo ngibyo wirirwa uvuga ngo harya ngo waravuze ngo ubukwe bwabo ngo bwabere muri Jaride mu narare nani muri ariko Claude reka nkubaza ikintu kimwe wakikomerereje akazi kawe ko gusesengura ukajya bashaka ko babahana kuko ibyo bakoze ngo bitandukanye n'amategeko. Arabahana se uri yashinzwe iki muri ADPR? Oya ibihe byemezo uyu nguyu ibintu bya ADPR bije muti ubu tuzahamagare bato bose babirira babaze ngo Claude mwamubonye ahantu na hamwe avuga ubutumwa. Uzi ko Claude yaba yaragiye ku ruhimbi n'umunsi n'umwe ibyo video ziwe zari kuba ziri gusakara. Mbwira ahantu muzi arimo arabwiriza ahubwo azahatwereke wenda aba ba Prophet Noel Sabameni bamuzi hehe? Baba Noheli ndiko nabo banywa inzoga. Wowe Noheli we ni umusinzi n'ibyana baratamira we naribi we yarabyemeye nabishyira ku mugaragaro. Aba bandi birirwa bihishira bazinywera mu miferege bakazinywera mu mihana nabo bagiye biyerekana bakareka kuza badufera batubwira ngo nabakozi b'Imana. Muri abakozi b'Imana mwakoreye hehe ubwo ubutumwa bwiza mwabutanze hehe? Tubwira ngo gereza zingaye wagiye gutangamo ihumure? Nta nimwe. Ibitaro bingahe wagiye gutangamo ihumure? Wasanga rero ko atarabivuga ariko hehe nyine abarokore bari kuba barabivuze. Abarokore ntago ari bo bamutera amabuye. Ubwo butumwa bwiza bukoreye hehe? Ubu twari kuyoberwa yuko yagiye no gutanga ubutumwa bwiza mu gishanga wenda hari ku isi ya 9 yarajyabwiriza indangamirwa ngo nizireke ibyo bintu zishaka imirimo. Haka abantu twagiye waretse urugo rwa VESTINA na DOROCAS rwa VESTINA n'umugabo wiwe ukabari kukabaha amahoro. Ingo zanyu zizajya zigwa mushaka no kugwishiza abandi.
none ikibazo se ubundi kamubaze kwinjira mu rugo rw'umuntu cyangwa umuryango w'umuntu ntago bari ibibazo buriya oya ahubwo ubusanga nyine bazana ubusesenguzi byo kugira ngo batwikire ku ngo z'abandi mwatwikiye ku ngo ariko reka mbabwize ukuri abantu mwebwe aba bantu rero bafite depresiyo depresiyo ihari ni ibibazo bibiri kubera mu miryango natwe ubwacu dufite ibibazo nka miliyoni mu miryango byadusazije mwaretse buri muntu wese agangana n'ibibazo byiwe kugiye kumbwira ngo ibibazo bya Mickey na Nuzi ngo na Regis ngo naga ariko reka mbabaze ikintu cya mbere ibi bintu ngiye kubibaza Mickey naga mbibaze na Regis reka mbabwire ikintu kimwe Mickey we na Regis naga iyi mikino yanyu murimo yo kuza mufera abantu mushaka gukina n'ubwonko bw'abantu ibi bintu muri gukora ntabwo muzi ko ibi bintu biri kwica showbiz nyarwanda muri gushaka gukina n'imitima y'abantu ngo abantu bajye babonamo ubuzima bw'amapranka gusa iyi ni breaking mfite mbaza ngo ni iyi breaking news mfite ibi biravugwa yuko nta kibazo umuntu witwa Regis na Mickey bafitanye nibi byose barimo ari ibintu bita robbing zo kugira ngo witwa Mickey nyuma yuko afashe umwana we akamwambika amahembe akamuhindura nk'inzoka yamaze kubona abantu batangiye kumutera amabuye yicara n'uwitwa Regis baricara babona yuko yamaze kwisanga mu gisebo bategura inkuru y'urute iri buzimye bya bintu yakujya kinnye ku mwana wiwe bahimba amafilime bamuhindura inzoka abona yuko abantu bose batangiye kumutera amabuye baricara bashaka ikintu kiri buhishiki iyo nkuru kugira idakomeza gutrendinga bamutera amabuye kugira ngo ejo atazima none abavuze ko none buretse gato buretse kwara makuru avuga ko Regis yamaje kugezwa muri ribo oya ibyo barabeshya ngeneraye nivuganiye n'umuntu bita agarambira ati dere na Mickey nguye turi kumwe first of all banze umenye ko uyu Mickey inkuru ya mbere yakoze ninjye muntu twakoranye interview umuntu bita UMUKADA amunzanira ansanga kuri televiziyo bita Oasis TV1 nta muntu n'umwe wari umuzi ndamuhostinga mukoresha ikiganiro njyewe mikarabizi ibyo bintu ndabyibuka turi ku kiriyo ntago yabikubwiye ko njye n'UMUKADA ari twe muntu twamuzanye ariko UMUKADA yaramunyeretse nanjye hita muhuza umukire wanjye bita Sokrate nakoreraga Sokrate bamuhuje na ba Bunduki na ba Kiramani birangira uyu bita Mickey abustinze abaye icyamamare ahubwo Mickey nawe ibintu by'ubwamamare bitangiye kugira ute kugenda bimucogosa cyane buri ibintu bya showbiz nabikubwiye ngo Benovi iyo bijemo nubikontrole buri ubustari nico kintu cya mbere ushobora kuzamo kikakurangiza kikanatuma ushobora gukora ibidakwiye noneho wakita no kuri abafana baza muri comment babasazi batangira kugenda bagutera amabuye depression ikajya gucindurira iwawe mu rugo ariko none nabonye abantu batatse Mickey benshi cyane abantu batamwataka nukuvuga ngo yabonye ko abantu batangiye kumutera amabuye bitewe n'iriya content yari yakoze yo guhindura umwana inzoka biza kurangira abantu bose bafite ubwenge bavuga ngo nukajya ukina n'ikintu bita umwana kuko ntubuzi icyo umwana azaba umwana ejo ashobora kuba yaba perezida umwana yaba meya umwana yaba ministri umwana yaba umudokiteri ukomeye ku isi icyo nicyo kintu abantu bagiye bamutera mu bwete mu bintu byose uzajya ukina nabyo nukajya ukina n'umwana abonye ko ibyo bintu biri kumwafekta afata uwitwa Regis kugira ngo akore iriya nkuru bamere nk'abakinnye pranka ya nkuru ya Regis aba ari iba trendy kuruta iki inkuru y'iki wakina pranka kuko gashyiramo ko mama wawe umusa tugende gake umenye ko ayo makuru Regis yazi ushobora gusa ahubwo iyo nkuru ushobora no gusanga ariyo iri bukureho icy'umwana none se ugira ngo iriya nkuru y'umwana igumaho iri trend iguma ari iri trend umbwira ko mikagahinda katari kuba kamukinduye hari abamama bari kuba bamuteye amabuye ariko ngo Mickey burango bamujyanye yamajije kujya muri ribu reka nje namaze kuvugana n'uwitwa agarambira ati ibyo bintu bavuga barabeshya sinivugane naga mu gitondo cya kare saa 12:50 nje narindi kuri telefone ndi kuvugana n'umuntu bitaga ndamubaza ati inkuru nyirakure ati rekura n'ubundi batangiye kwinjira mu biki mu bijyanye n'imiryango bagenda basebasebanya atari igihe utegura inkuru n'umuntu agahita ajombamo n'akantu kiwe kubera ko harimo n'ishaza ugasanga ibintu bijemo rudogera hajemo satani njyewe nimuzongere kuza gukina n'imitima y'abantu muza gukina natwe mujye mukora ibintu umanika agati kagize ute Benovi wicaye wajya ukamanura bikagenda gute gahaguruka sawa rero tangije inkuru gute
kibi ngibi ari byo bintu njya mpora mbwira abantu mbabwira ngo mujye mutuza muba mushaka kugira ngo mwebwe mwipanga akazi nimusanga ibintu byanyu byadogereye muze muvuga ibintu ariko muba mubona abanyarwanda ako bro muzika abanyarwanda none bamaze kugera ku rwego rwo kuba bafite ubwenge butandukanye n'ubwo mufite muzika abanyarwanda muzihora muza mubabwira amagambo menshi cyane agiye atandukanye bro never mind usibye iyi nkuru nta yindi nkuru ugeze utuzanira iyihe nkuru inkuru nari mfite yindi yari yo gukebura korode n'iyi nkuru yande yagapromote n'abameki yagapromote tukiri aho ngaho umuntu bita korode wenda wajya umuvuga amagambo akomeye ariko sinzi impamvu ngusubije inyuma uyu korode naje kwibaza ngese usibye ko wenda ari pastor turamubona mu izo nsengero akaba wenda ninjira muri ibyo bya ba Vestina akajya kubavugaho amagambo ndetse n'abandi ubundi wabona korode wenda ibindi bintu bidakwiye kuri wowe wakora oya korode G nimba koko niyubahisha izina ry'abapasteri nta mupasteri ujya mu matiku umupasteri nimba uri pasteri utari korode G nimba koko ubwawe wemera kuri pasteri wagakwiriye kumenya ngo aba bantu uri kwataka wagakwiriye kubaha amahoro ukabaha amahoro bakubaka uyu mugabo nuko atazi ikinyarwanda murinda habi nimba uri hafi reka nkubwirire ijambo uzarimbwirire umugabo wande wa Vestina uzamubwire ngo ijisho ry'umutware ridahuga nirihaka azabibwire nde umugabo wa Vestina kandi iryo jambo narigenderaho uriya mugabo ntago amasasu abantu birirwa batera umuryango wiwe azagera amukoraho murinda habi nongere nsubiremo iri jambo uzarimbwirira umugabo wa Vestina nyuma yuko aba ba Korodeji ngo bano ba pastor bakomeje kugenda batera inshinge mu rugo rwiwe n'amasasu n'ibiki byose n'abandi bose bakomeje kugenda barwanya urugo rw'uriya mwana murinda habi uzambwira uriya mugabo ngo ijisho ry'umugabo ijisho ry'umutware ridahuga nirihaka ubwo ubutumwa bukomeye cyane none kuri murinda habi naho ko ngomba kubaza akabazo ka nyuma mbere ko ncika ko naje kumva muri la case ya ba MICKY ndetse nabaga nabo ba REGIS yaje kumwikomana namwibutsa ko niba nahura ngo bazaterurana oya ngo bakina n'igipfunzi oya biriya ni inkuru za robbing nabyo bya bindi byo kugira ngo uwitwa REGIS kabi nutabona REGIS aje kuri MIE yakoze ikiganiro nutabona REGIS atisanze kuri MIE ejo bundi nutamubona kuri MIE ari gukorana ikiganiro na Irene ntago bibaho akiri nego ntago bibaho bro Saura koze wabwira umuntu ngo wabwira umuntu ngo tuzatimbagurana buretse gato oya ibyo nkubwiye ngewe uzabibona ko ari content uzabona Irene n'umuntu bita REGIS bari mu kiganiro ikizatweka ko ibintu wavugaga big up to yourself maximum respect Zebra Switcher see on the camera Roren my big hoster View Nation Cool Magique Kabutindi we go by name let's we burn on fire ubundi tukomeze tuhashumike